Ibihe byiza kuri wowe nkurikirana kuri David Rwanda. Tudatinze reka dukomeze inkuru yacu y'urukundo ya Ange w'umukire. Iki ni igice cyayo cya 8. Mu gice cyayo cya 7 twe twagarukirijeho Chris ndetse na Godance bari bamaze kujya inama ndetse bumvikana ko Chris yagenda akabwira Ange kamukunda. Reka dukomeze n'inkuru yacu y'urukundo. Ese Chris ko mbona none uri kuza hano wirukanka cyane utarwiyambitse byagenze bitaho ngaho nabahorora? Ariko Ange wambonye ko ndi umunyabibazo rwose nawe urakabya. No nyine ntago ari cyo nshatse gusobanura Chris, gusa nawe uri kwirukanka cyane rwose pe. Uzi ko wagira ngo hari ikibazo ufite ndetse cyihutirwa. No nta kibazo ufite rwose Ange, ahubwo nyine hari ikintu nshaka kukubwira kandi kiri seriye rwose. None se Chris ni icyo ushaka kumbwira ra cyatumye uza wirukanka bigeze aha ngaho? Siko nanigize ngo ufite ikibazo. No nta kibazo mfite, ahubwo nyine meze neza no ko hari ikintu nshaka kukubwira. Okay, none se Chris umeze neza ko ndi kubona ukuguru kwawe uri kugenda ukundo? No ntabwo nyine narakize man, ahubwo nuko narinje nirukanka cyane, gusa meze neza kandi ntugire ikibazo. Cyakora Chris nyine warantunguye pe. Nagutunguye gute se kandi Ange? Nyine uburyo wakize vuba byihuse ugereranyije n'abandi bose, kuko docteur yari ari kumbwira ko wirukanse cyane rwose. Rwose nawe Ange uransetsa. Nose ubwo uri kumva nari kubura gukira vuba gute? Kandi nari ngufite kandi wari uri kunyitaho. Rero ko wari uri kunyitaho byampesheje kuba nakira vuba. Bishatse kuvuga se ko abantu bose barwaje n'abakobwa bahita bakira vuba? No, nyine abakobwa bose barwaje abantu siko bakira, ariko nyine iyo rwajwe n'umukobwa ukunda nyine biragufasha kuba wakira vuba. Bishatse kuvuga ko nkunda rero. Ati ya nyine hari ikintu kinzanye nshatse kukubwira ndetse kiri seriye. Ese kandi ndabizi ariko ko ibintu byose umbwira ari biri seriye kandi ntunyicire mood, urabona ndishimye cyane kuva twagura hari ahantu narishimye cyane. Rero nizere ko utagiye kuza hano ngo unyicire mood. Nyine ibyo nje kukubwira ntabwo biri buze kuba byagufasha kuba mood yawe yakangirika, ahubwo biri buze kuba byatuma nabwo wishima. Chris uri seriye se ko ndibuze kuba nishimara? Ibyo ngibyo urabizi neza ubihagazeho. Ati ya ndabizi neza nyine Ange hari ikintu nshaka kukubwira ubwo. Ariko se ikintu uri kuvuga ngo ushaka kumbwira ukaba utarakimbwira, kimbwire nyine nkimenye. Ati okay reka nkikubwire rero Ange. Yego ikimbwira ndakumva rwose Chris, ntugire ikibazo ndakumva. Ati no nyine reka joke man ndi seriye. Ariko of course nanjye ndi seriye rwose Chris. Nyine Ange sorry gato Chris, ndabona Patrik ampamagaye kandi yari amaze iminsi atampamagara. Reka maze mwumve. Patrik bimeze bite se kumpamagaye? Ange amakuru se? Amakuru ni meza rwose Patrik. Ese ko wanyanzira na amahoro? No ntabwo nakwanze urabizi kandi sinabikora. Nti wabikora kandi warabikoze, ibaze nk'iminsi umaze rwose utampamagara. Yewe maze iminsi ndaguhamagara, nari maze iminsi njagaraye najye mu bintu bya business yawe, dore rwose maze iminsi mpangayitse, warayisigiye rwose uragenda. Ya naragusigiye nyine business kuko ndakwizera, yakiba ndakwizera urabizi ntabwo nari kuyigusigira rwose. Ya nanjye niyo mpamvu nyine mande gukora cyane kugira ngo icyizere cyawe wampaye ntazagitakaza. Rwose Patrik ujye ukora cyane kugira ngo uziteze imbere, kandi iyo company ndabizi neza ari ikintu izatumarira. Ya of course izakitumarira nubwo ndi kubona amafaranga yose uri kuyamara yakuraho. No Patrik ntago ari uko nguko bimeze rwose. Nanjye nyine impamvu ndi kuyakuraho nuko nyine hari ibintu ndimo kandi nabyo bifite umumaro rwose, kandi unyizere ntabwo urabizi ntabwo nagutenguha rwose. Ya nyine Ange ndakwizera kandi ntabwo wantenguha. None se bimeze bite nyine muri company? Mbwira mpa ku makuru, company bimeze bite, biri kugenda gute? Company nyine ntugire ikibazo rwose, company biri kugenda neza kandi I know nyine ibintu byose bizagenda neza kandi nyine inyungu iri kugenda yiyongera tu. Okay sawa rero hari utuntu nari ndimo waretse tukaza kongera kuvugana. Ange we nta nubwo unkumbuye koko? Patrik rero nawe rwose uraje nyine ndagukumbuye, nose ushaka ngo mbikoreho iki kuba ngukumbuye? Ese ndi musore kukwitaho ko nsigaye mbona ibintu byose byahindutse Ange? No Patrik ntago ari uko nguko bimeze. Ese yebe ko ngewe na Manzi twashwanye? Ya ndabizi nyine mwarashwanye, gusa umwanya ndi kugira ngo mbashe kuba nakwitaho nanjye, gusa bisa nkaho utabyitayeho nyine tu. No bishatse kuvuga ko Manzi yavuyemo none nawe rwose ukabuje. Abasore rwose muransetsa. Patrik nizere ko ariko ibintu ndi gutekereza atari byo. Ange gutekereza ibiki se? Oya ibyo ngibyo tubireke, gusa nyine ukomeze kwita kuri company dore ko ari cyo cy'ingenzi ndetse ni nacyo dukeneye, ibindi byose bizaba biza bwa nyuma. Ya of course ndi kwitaho kandi ntugire ikibazo rwose. Okay reka mbe nkuretse rero hari utwo narindi mu turaza gusubira. Sawa. Nuko Ange yahise kakupa Patrik. Ati se Ange ninde mwari muri kuvugana? Tukajya umbaza amafuti rwose Chris. What?
Ange nibyo ubwiye gutyo ngo sinkagiye nkubaza amafuti se kuba nari nkubajije umuntu mwari muri kuvugana urumva yonga yari amafuti koko. Sorry rwose nyine sinzi nanjye sinzi byari binteye gusa nari ndimo mvugana n'uriya muginga ngo ni Patrik abari kumbwira amafuti se kandi gute ko nzi neza ko Patrik mujya muhuza. Tujya duhuza gusa ari kumbaza ngo uko ameze ngo nkeneye kuba namubona ngo akeneye kuba yanyitaho ati ariko ibyo ndumva nta nibirenze kuba mwavugana rwose. Of course kuba twavugana nta birenze gusa nyine ndi kumva ndashishikajwe nabyo tunsigaye numva ntakeneye kubitaho bari abasore bombi uko ari babiri. No gusa nawe waba urambiwe vuba rwose nta mpamvu yo kurambirwa vuba ukeneye kuba wavugana nabo ndetse wibuke ko wasize business. Ese Ange ariko ushobora kuba urenze baze ko abasore bose baba bashananikiye kukwitaho. Urabizi nyine manzi twarashwanye nubishatse kuvuga ko ubwo mwashwanye muzongera mugasubirana. No ntabwo ari byo nshatse kuvuga Chris nyine twaratandukanye basi kugira ngo ubyumve neza ati okay mwese uteganya ko muzasubirana ati no ntabwo nasubirana n'uriya muginga rwose. Okay perfect nyine Chris nsigaye numva nyine ibintu by'abasore maze kubihaga tu umaze kubihaga rero nanjye warampaze. No ntabwo ari muri iyo sanse mbivuzemo nyine urabora bizi turahorana kandi tuba turi kumwe nta mpamvu rero kandi urumva nyine se naguhaga gute wowe yaba naraguhaze mba narateze ngasubira mu mujyi. Ariko yibuke ko hano ufite business. Of course mfite business gusa yibuke ko nari nanakwemereye kuba naza hano kureba iwanyu mbere yuko umbwira ko hari iyo business yawe y'amabuye y'agaciro. Kandi nyine ndabigushimira rwose Ange nanjye rwose Chris ndabigushimira kuba waremeye ko dukorana rwose. Okay ngaho Chris mbwira ibintu warugiye kuba wambwira rero. Harya mbikubwire ko mbise ko nanacika intege. None se niki gitumye ucika intege? Sorry ntacyo gusa bakiri muri byo bari kuvugana Ange yagiye kubona Godance araje ati ndabona na Godance aje ati Goda bimeze bite se? Bimeze sawa ntari rwose ati okay atuje hari ibintu Chris yaragiye kumbwira gusa yanze kubimbwira ngo ari kubona yacitse intege. Ati Chris niki cyatumye ucika integera? Ntacyo gusa nyine ndikumva ndagikeneye kuba nabivuga. Okay ndabona Manzi ampamagaye reka nze ndaje ndabavugisha maze kuvugana na Manzi. Nuko Ange ese kajya kuvugana na Manzi naho Chris na Godance barasigarana. Ese Chris bigenze bitera ko mbona nyine mani ibaze ko nyine ntangiye kumva ngo nyine uzi ko ntambwiye se akubwiye gute se? Nyine arambwiye ngo ibintu by'abasore yatangiye gucika intege asigaye yumva atabyitayeho asigaye yumva abantu nyine asigaye yumva abasore adashishikajwe nabo tu asigaye yumva abasore adashishikajwe nabo. Nyine ngo ntabwo agikeneye ibintu by'inkundo yamaze kubihaga tu. None se basi wamubwiye ko umukunda ati no ntabwo ndabimubwira nyine nari nkiri kugerageza gusa ese kambwira ko abasore yabahaze nanjye nyine mpita numva ncitse intege tu. Rwose nawe ufite ibintu biguca intege rwose bisekeje. Subwo ibyo ni ibintu byaguca intege koko Chris? No se ari wowe rwose ngo ndababigenza utibaza umuntu akubwiye gutyo? No nta mpamvu ufite nimwe ko wacika intege rwose Chris. Okay reka nkomeze ngerageze ndabizi rwose ngo ufite imbere zanjye niyo mpamvu utajya ncika intege. Ndahari kandi nyizera rwose bizakunda kandi azakwemera. Ese Manzi ko mpamagaye ni ibiki kandi? Ese Ange umuntu ntiyanaguhamagara agiye kukubaza amakuru? Okay nabimaze kuvugana na Patrik ariko ndakeka yakubwiye amakuru yanjye kari meza. Ati none se Patrik ariko nanjye makeneye kugira ngo nguhamagare ndetse n'uvu ukuntu umeze. Okay nimba ari byo rero warumpamagariye meze neza kandi hari ikintu umbwira se ko hari ibyo ndimo ndi busy. Ariko Ange nawe calm down rwose urumva kuntu uri kumbwira unshaka ko nkubwira gute? Nyine gerageza basi umbwire neza. Ariko ndi kukubwira neza ndumva unose uri kuva umuntu uvuga nabavuga nkanjye se. Of course nyine uri kuvuga nabi cyane pe uri gukabye gerageza basi uvuge neza. Okay Manzi meze neza ambwira ibyo ushaka kumbwira ungabanyeho ubwo bugoryi rwose. What? Ese Ange kuki uri kuvuga gutyo wagerageza ukavuga neza basi? Ngerageze mvuge neza. Okay mbwira uri kunshakira iki? Nyine be naniye what? Ngo be uziko nta n'isoni ugira? Nizere ko ariko ibyo bintu atari njye ubyise. Nyine nanishaka kubaza amakuru yawe. Umva bro ntukajya umbaza amafuti ndetse ntukajya umbwira amateshwa. Nta mwanya mfite kuba naciringa nawe rwose byanjye nawe byararangiye. Jya umpamagara ari business z'akazi nyuma ya business z'akazi njye nawe nta bindi bikorwa njye nawe dufitanye rwose. Kandi Ange iki? Kandi Manzi ikindi ngusaba nkwiyame tuzongere kunyita ibyo bizina ngo by'amabe ndetse n'amasheri. Ibyo namaze kubihaga ntabwo nkeneye kubyumva mu matwi yanjye. Ese Ange kano kanya waba umaze kunyibagirwa koko?
sorry rwose nta rukundo kigufitiye we rwararangiye. Bishatse kuvuga ko rero waba utarigeze unkunda bibaye nta rukundo ufitiye ubu ngubu rwose. Ubyita uko ushaka gusa ubu ngubu rwose nta rukundo ngufitiye pe. Okay, sawa ntari bireke ibyo ngibyo tubireke. Nyine company imeze neza kandi njye na Patrik turi kubikora neza rwose ntugire ikibazo. Okay, ntari niba muri kubikora neza ibyo ni byiza kandi ndabyishimiye. Gusa rero nkubwire rero kandi kugira inama manzi. Niba ushaka ko ntazakwirukana mu kazi kanjye ntuzongere kumpamagara umbwira amafuti, umbwira ibyo bintu byawe by'ubusheri ndetse n'ibindi kuko narabihaze ntabwo nkeneye kubyumva mu matwi yanjye. Ariko Ange wajya ugabanya umujinya, urumva uwo mujinya n'uburakari ufite koko? Umujinya n'uburakari mba mfite. Nyine I don't care ibyo byose uri kuvuga gusa niba ushaka kuguma mu kazi kanjye ntuzongere kuzumbwira ayo manjwa ndetse n'amafuti kuko maze kubihaga mu matwi yanjye bisigaye bindya rwose bisigaye bindya. Aha, sawa ntari nyine ugira ibihe byiza. Ngira ibihe byiza. Patrik uzi ibintu Ange ankoreye baze kaseka nkupa. Of course no se kugupara ibirenze man. Erega wibuke ko wamubabaje we. Ibaze ko wamukatiye kandi none se erega Patrik urabizi ko gahunda dufite nge nawe ari kugira ngo wowe nawe mukundane. Cyane. Gusa nanjye maze kumuhamagara bro bino bintu sinzi niba bizarya. Kubera iki se bitazarya? Nyine nanjye ambwiye nkuko akubwiye tu nawe se akubwiye gukanga. Mani nta birenze nyine ambwiye nkanga gusa nge simbitinzeho tu. No nta nibirenze mani nuko nyine urabona nyine naramukatiye aracyafite umujinya n'uburakari. Gusa bizashira bana ntugire ikibazo. Bidashize bro nakurasa ntabwo wazumbwira amafuti wawe waratumye mbura ibintu byanjye byose. No bizakunda mani ntugire ikibazo. Ese manzi ubundi wa mugani reka nkubaze. Ushaka kumbaza iki se kandi Patrik? Nyine ejo wari uri kumbwira ngo hari gahunda iri seriye ngo hari undi mupango ufite. Uso mupango nyine ntabwo yigeze uwumbwira ndetse nta nubwo nigeze musobanukirwa. Wamfashije ukawunsobanurira mani ko ushobora no kuburya ko ushobora kumva ari business irenze. Yo sorry Patrik mani byari byanshiyeho gusa. Nyine iyo gahunda mani ishobora kurya kandi ashobora kuba ari umumaro tu. Nyine mani iyo plan nari mfite nta kuntu wafatanye ukagenda ukaba wajya hari ahantu Ange ari kuko urumva akeneye umuntu umwitaho, akeneye n'umuntu umenya abari zose tu akamenya kuntu gahunda ziri kugenda. Kandi urabizi neza amaze iminsi spending amafaranga ku bintu tutazi. Wajya ukajya no guperereza mani ukamenya ibintu byose tu ukamenya gahunda ukamenya ibyo ari byo. None se mani iyo niyo gahunda uri kumbwira, niyo gahunda niyo plan ufite iryaro uri gushaka kunsobanurira? Ati ya of course niyo gahunda nishaka kukubwira gusa cyaba kikujyanye nyine waba ugiye kugira ngo nawe ndebe ko mwakundana kugira ngo gahunda zawe nyine zite ko zirangira. Ariko nyine ukanamenya neza amafaranga yose yadusabye ahantu ari kuyashira ndetse ukamenya ibyo arimo tu. Nkaho nyine nyumvira. Nose ubwo ngubyo ngibyo kuko nibyo byaba binjyanye ndakeka nzaba ngiye kuvugana nawe. Ariko rwose Patrik wajya ugabanya ubwana manu ugakura. Ariko n'ubundi ndakuze manu ukubona umuntu ungana nkanjye naba nkiri umwana. Mani gukura ntagaruka nkuko nta nubwo bisaba ngo ufite ubwanwa bungana gutyo. Mani gukura ni mu bitekerezo. None se manzi ushatse kuvuga ko nta bitekerezo mfite? No. Nyine Patrik ntago ari byo ngibyo nshatse kuvuga pe. Gusa nawe wagerageza mani ugakura ugatekereza ibintu bizima. Ngaho ibaze nyine uri kumbwira ngo ikintu kizakikujyanye. Nose uri gutekereza uriya mukobwa azitereta koko. Mani buriya we ntacyuzi ukeneye kugenda ukamwegera ukamwiyegereza kugira ngo yongere kwiyumvemo ndetse atangire no gutekereza ko ukeneye kumukunda udakeneye kuba inshuti. Ukeneye kumukunda ndakeneye kuba inshuti ye. Gusa manzi nyine urabizi nge n'ibintu byo guteta byaranyihishe. Byarakwihishe rero kuri iyi nshuro ugomba kubyiga bro. Ugomba kubyiga ukagenda ukareba Ange ukamuteta ndetse mukavugana. Wenda mani yakwemera ndetse azanakwemera kuko nta wundi muntu afite uri muri hafi. Okay sa ntari bereka ngerageze gusa sha nta mahirwe ndi kubiha tu. Nta mahirwe uri kubiha. Why not se mani genda ugerageze nta birenze kuko n'ubundi ndakeka mani azagukunda ahubwo wegenda. None se ubwo uri kumva akeneye kuba umutereta mani kandi genda umuterete ndetse mudetingane ibindi bizaza nyuma bro. Okay sa ntari bereka nitegure njyeyo ose nogere muhamagare mumenyeshe. Ubwo se nka Patrik uraburi kumumenyesha iki mani? Akeneye surprise, akeneye kumutungura, akeneye utuntu two kumutungura mani kuko ndatekereza niwigira ibyo ngibyo uzaraburiza bro. Ukeneye kugenda mukavugana ukamenya ibyo ari byo. Nyine nuwiguma gutyo uzabura inka n'amahembe pe cyangwa uburi hene n'ibiziriko. Ese mani ko nzi ko akuriye mu mujyi ibi bintu bimeze nk'ibyo ngibyo by'imigani mani ubikurahe? Ya mani byo ngomba nkubwira Patrik ni ukuri kuko ngewe se urakeka se nanjye kugira ngo dukundane nyemerere byaraje bikitura aho ngaho. Byagenze gute se kugira ngo akwemerere bro? Uriya mwana nubwo namwanzi yaramvuniye nuko nyine iyo ufite icyo ushaka hari ikindi ureka. Gusa Ange yaramvuniye mani kugira ngo mugereho. Mba ngira ngo
ubashe kugira nawe ibyo ukora nyine ube open mind man, uve muri ibyo bintu by'ubwana, dore ko mama ari nk'ubwana, genda umurebe umuganirize ntabirenze. Okay, ndumva iyo nama yawe rari yo none ubu ngubu nagenda. Wagenda ahubwo uri gutinda, gira ugende bro. Harya wambwiye ko company yo uri buze gusigara uyitaho. Mani ntugire ikibazo, rega nanjye ujye umenya ko mbizi kandi ngomba kubikurikirana. Genda we sigare nkora ibintu byanjye deni ntari bro, ibindi bizakunda bana. Sawa. Abwo nuba twatangira gufungura amasoko rwose kuko nta mwanya tugifite pe, nta mwanya tugifite wo gutakaza. Sawa ntari rwose ndumva ko kwa mugani twatangira gufungura amasoko kuko iki cyane dutwaye. Gusa Chris we yarakomeje kwibaza uburyo ari buze kubwira Ange mo ko amukunda kuko yari kubona bigoye cyane. Dore ko Ange atarari kumuha umwanya bitewe nuko yari kujya kubimubwira bagahita kuba muhamagara akahita kagera ndetse ntabashe kuba yavugana nawe. Gusa Ange amaze kuvugana na Manzi yahise kagaruka. Ase Ange kuri kugenda ugaruka na mahoro aho ngaho nta kibazo cyabagiharuka ba wakimpishira. No Chris, nyine nta kibazo gihari tunuko bari abaginga bari kuntesha umutwe bampamagara buri kanya. Ari Patrik ntanyoroheye, ari na Manzi ubwiwe ntanyoroheye. Sinzi nyine tusinzi abari zawe nge maze no kubirambirwa bino bintu. None se ushatse gusobanura iki Ange? Nicyo ushatse kuvuga ibaze. Manzi nkuko nabikubwiye ngo ari kumbaza ngo meze gute, ari kunyita ngo be ngo sheri ngo shushu, kandi already I'm tired man, bira bintu narabihaze nta nubwo ushaka kongera kubyumva. None Patrik se kandi bitebye nawe ranga abakeneye kunyita nyine abari kumbaza uburyo nyimeze, sinzi nyine tusinzi kuntu nyine I don't know man, sinzi nicyo nakora, ahubwo nyine tubireke ibyo ngibyo nyibwira ibyo arugiye kumbwira. Aha tisawa ntari bi rero nimba ruko bimeze, gusa nanije kukubwira nyine mani, nyine Ange reka dutekereze kuri no company yacu nshyashya ndetse turebe ukuntu twayiteza imbere kuko turabikeneye cyane. Ariko Chris wajya ugabanya itiko, ibyo ngibyo ntago ari byo bintu warugiye kumbwira ndabizi neza. Kandi kare wambwiye ko watangiye gucika intege ko wanabivuyemo. Gusa ushatse wambwira mani nta nibirenzo wambwira nkakumva, ntubize se ko njya nkumva. Ya I know nyine ujya wumva rwose kandi Ange cyane, gusa nyine sinzi ko byakunda nyose nimba ibintu warabirambiwe waramaze no gucika intege ngende kuza nyine mbigarukamo mbikuzanamo. Chris until nawe nyine ntabwo ndabasha gusobanukirwa ibyo ushatse kumbwira. Wa open nyine umbwire tumbwire icyo ushatse kuba wambwira, naho ubwo ngubwo gutyo ibyo ngibyo urimo sindi kubasha kubyumva ndetse nta nubwo ndibuze kubyumva pe. Nyine Ange reka ibyo tubireke, abo nyine reka dutokinge nyine kubijyanye na business tu. Okay sawa, whatever nimba ariko bishaka ntacyo bitwaye. None se Ange company yawe nyine imeze gute? Nyine bari abasore bambwiye ko bari kwikurikirana, gusa sinzi nyine nta n'ibitekerezo mbifiteho ubu ngubu. Company mpanza amaso n'iriya yawe nyine iriya wandangiye tu. Yeah of course nyine niyo ugomba guhanga amaso, dore ko n'abakozi batangiye kuba wakora kandi ndakeka kutangiye kubona inyungu. Yeah nyine Chris kandi thank you to appreciate, nyine uri umwana mwiza tu. Appreciate waramaze kubirambirwa se, kandi izo njuru utangiye n'iziki kandi nta kintu ugeze umbwira, rero sinzi impamvu rero utangiye kunshinja amakosa. No nyine Ange ntabwo ngushinja amakosa, ariko nyine uzi kuba watangiye kwiyumvamo umuntu akubwira ngo ibintu uri gutekereza. What do you mean man? Utambwira ko nawe wanshegeye watangiye kunkunda kandi nagushegeye. Ibyo tubireke nimba ari byo gushegage nsijya nshega man. Se kandi nyine Chris sinakubujije ibintu byo kunyita man. Really sorry kabisa pe, nyine rimwe na rimwe nyine bijya binshika, gusa nta kindi mbangambiriye tu, kandi nyine I'm sorry. Kubabarire gusa nyine ntuzabyongere sibyo? Yeah of course ntabwo nzabyongera kandi nyine nyizera. Okay sanda kwizeye kandi urabizi nyine why not se umusore mwiza nkawe ntakwizera. Umusore mwiza se shaho, kandi byo tubireke rwose Ange. Ahubwo nyine iriya company yawe ese amafaranga nyine I mean nta kuntu wafata ibintu ukabihinduranya ino company akaba ari witaho cyane, iri ukaba umaye nkaho yigize rejected, kuko sindishuwa neza ariko ndatekereza abantu batumye uhomba baracyari kandi nta naho bagiye, kandi ino company rwose urisanzwe urabona ko nyine uri no nyine uri kuyigaraguramo tu. Chris what do you mean kuyigaraguramo se? Nyine I mean ino company ubu ngubu urabona nyine uyifitemo uruhare rwinshi cyane, ibikorwa byose biberamo urabizi, ugera kuri tere nyine ukamenya ibyo ari byo. Yeah of course cyakora Chris ino yo hongera kuri tere, uzi kwiriya company nyine naro muri biro gusa tu. Manzi ndetse na Patrik nyine nibo bakurikiranaga ibintu byo kuri tere, nge sinarinzi ko bimeze n'amasoko yose uko bayatanga nyine man, sinarinzi habari tu.
ya mani already narakwanduje nawe utangiye kunyita mani toka muginga wese nyine wanyanduje se ngiye ibintu bya mani ndabyanga ariko nyumvira nyine ntangiye kubivuga kubera wowe nyine shatse kuvuga ko wasanga waranatangiye no kunkunda Chris ibyo ntukajye ubisubiramo mani aho ntiwumva nanone urongeye bisubiyemo nyine Chris I mean nyine ntukajye ubisubiramo kuko kugukunda se nta nicyo utwaye nagukunda gusa nyine I'm tired pe bira bintu narabihaze warabihaze sa tubireke ese Ange reka nkubaze ntarebe imbaza uramutse umenye ko nyine nkanjye Chris nyine ngukunda nyine ndetse nanatangiye kugukunda nkagusaba ko dukundana wampa amahirwe yo kuba wakemera ko dukundana Chris we none uransekeje none ariko ni ikibazo nyine nyine it's a question nta bindi umva rero Chris nkubwire nyine sinakwirirwa nkubeshya urabizi tumazagaye nyine sikarekare gusa nyine mugaye gatoya tumaze kumenyana nakiye kunzi kandi nawe nkuzi of course Ange turaziranye ubwo rero tuziranye rekanye nkubwize kuri nta n'impamvu yo kuba nakubeshya nyine nanjye ukuri niko nkeneye niyo mpamvu mbikubajije ibi bintu kongera kujya mu bintu byo gukundana sinzi ko nabishobora what do you mean nyine ushatse kuvuga ko sinjye nawe tutakundana no way ntabwo ari ibyo ngibyo nshatse kuvuga gusa nyine tunakundanye yaba ari kondisiyo za danje none se ngende ndo kutemera izo kondisiyo ubwo ngubwo nyine njye nawe Chris dukundanye ubwo hagira ibyo nyine nkubuza hagira nyine kondisiyo nguha ndetse zikomeye kuko nyine urabona manze umuginga nkatirewe ariko Ange njye ntabwo mbibara nko kugukatira ahubwo mbona ko ari amahirwe wagize amahirwe se ameze gute ujya ubona manze atari bogari we manze atari bogari wasanga nagarutse hano wakongera ugahindura ibitekerezo byo kumukatira ukongera ugasubirana nawe no nyine Chris burange ndi umukobwa nyine iyo nafashe umwanzuro nubwo nyine bavuga ngo ubugabo butisubiyeho bubyara ububwa gusa nyine njye iyo nafashe decision ku kintu runaka nyine biba bigoye ko nagisubiraho nyine ubwo iyo nafashe umwanzuro mba nambutse mba nanagiye ntabwo mba ndi busubira inyuma kandi nyine unyumve neza sibyo Ange nyine I know ndi kukumva neza gusa nyine nanjye icyo nshatse gusobanura tuzasubire kuri ya muginga nanjye byambabaza kuko nabonaga imyitwarire ye nabonaga bitazahura uzi ko ariko iyo umuntu musezeranye kubana nyine muba muzabana ubuziraherezo ariko mwanakora divorce ibyo ntabirenze Chris no nyine Ange ibintu byo gukora divorce twebwe nyine mu barukore ntabwo tubyemera twabantu bameye Kristo ntabwo nyine twarasezeranye kubana n'umuntu ndetse tugatandukanywa n'urupfu mu bino mu byiza ndetse tukabana rero ibintu byo gukora divorce nyine adogeriti nta nubwo mba ndi kubishikira neza wa mugani aha nyine Chris ubwo n'ubunyacyaro ndekera ubunyacyaro ariko nyine witaruka ikibazo cyanjye nyine nkubwiye ngo dukundane wanyemera ziko Chris bya bintu bigize seriye we of course nyine I'm serious ni nayo mpamvu uri kubona ndi kukubaza nyine dukundanye no ntabwo numva nanjye ntangiye kwipasa muremure ngo dukundanye nyine yimini ngusabye ko dukundana basi nyine wabyemera wabyakira gute cyangwa nawe wayitumira nka babandi babwira ngo bakundane na bwa bushuti bari bafitanye bugahita ko burangira no nyine Chris reka bino bintu tubihe umwanya pe nyine reka tubihe umwanya tube dutegereje ntabwo twahita ko twirukankira mu bintu byo gukundana nyine right now uzi ko bigize seriye man nyine njye ntabwo nakubwiye ngo dukundane gusa nyine I was asking you nyine tunakubazaga bisanzwe wambazaga nyine njye nari ntangiye kubifata nkaho biri seriye ariko ntarebe reka tubigire seriye nyine Ange ndagukunda none uransekeje Chris tubigire seriye man rwara urugero ntabirenze ahubwo se Chris wa mugano ushobora no kuzatuma ngukunda kuko sigaye nkwiyumvamo bidasanzwe pe bitari na joke mani rwara urugero nanjye rero yari urugero ntabwo nari nkomeje Chris ahubwo nyine give me a hug nanone se kandi ushaka ko nguhobera no se kumuhobera hari icyo bitwaye gusa sinongera kugusoma utabigira akamenyero nka cyagihe ahubwo mani urabivuze uranyibutsa uzi ko nyine bya bintu burya biri na perfect numvisha ari byiza ntacyo bitwaye kandi wari wigize idage ariko mwira ngo mpagarike shamana ndicurije ahubwo numvaga wakomeza takagabanya uburayi bwo n'ubushinzi kandi ntago ari byiza pe Chris kandi uratangira nizi kuri imfura none umva nawe ibintu utangiye kunkorera rwose iyo game ntago ari sawa man I know nyine ntago ari sawa gusa nyine ntaribi nyine reka
reka ariko niba ushaka ko nguhobera reka nguhobere nta ribi. Nuko Ange yahise kongera ahobera Chris, gusa bakiri guhobera na Godanse yahise ko yinjira. Nanone kandi murongeye mani nongeye mbaguye gitumo kandi ibintu byanyu Ange ntabwo ndi kubishira amakenga. Ndikura mani ndabona Godanse yaje. Oya mureke tugume duhoberane bantu undi se tuzaguma tumwihisha bigeze. Mani none nta n'ikimwaro mufite mwakomeje murahoberana we murekurane. Oh my god sinabyizera bino bintu pe. No Chris sishaka kukurekura bana. Ndekura mani none ugo Godanse ntabwo ndi bumukiri. Mani ni murekurane. Nuko Chris ese ko arekura Ange ati ntunde kuyeje uzongera ubinsabe no ntabwo uzongera kukwemera ati no nyine ariko nyine reka tureke kwiteza uyu muginga ngo ni Godanse we ko ndi mukuru kuri we mani. Sinakuje kunyita mani wa muginga we. Okay I'm sorry. Guda bimeze bite se? Ange utambwira ko we na Chris kandi ndi kubakeka cyane muri iyi minsi ndi kubona ntazi ibintu byanyu pe. Uri kudukeka muri iyi minsi uri kubona utazi ibintu byacu uri gukeka se kari ibiki kandi. Ntacyo mvuze ntiteranye ahubwo Chris nyine gumana na Godanse ngereka ngende njye ku Kirombe njye kureba ibyo ari byo. Ariko Ange akazi none uragakunze cyane. Yego nyine of course Godangomba kugakunda none se shahu kariho mba nkuru umugati. Niho bukura umugati uzi ko wagira ngo ufite umugore n'abana mari. Sorry none se Goda akakanyingiza umugabora none nyine I mean uzi ko wagira ngo ufite umugabo n'abana uri kwitaho. None nyine nta mugabo n'abana afite ndi kwitaho gusa mwana tuba dukeneye ejo hazaza dufite intumbero nyine dukeneye kuzabaho neza that's why nyine bangomba gukora cyane. Koko gusa nyine courage man courage tu man uzi ko nawe ikise kandi twese baze ko Chris yatwanduje ibintu bya man. Ariko ngiye mbona nta nibirenze nyine ako gaterime nkunda kugakoresha tu. Nanjye nyine ibaze ko natangiye kugakunda kandi ibaze zajya mbwira abakozi banya ati man ni mukora ibi. Gusa nyine Ange ukwiye kubana n'abari abantu neza kuko iyo ubana n'abakozi neza urabizi nyine bigufasha akazi kawe kuba kagenda neza nako. Of course badatangiye gukura rero ndakura se. Erega iyo ubana n'abantu bakuru kandi baciye ubwenge nyine biba biri ngombwa kukura nawe iyo udakuze uburi igiporoporo ati what igiporoporo se kandi ni iki wakimenya gute se sha uri umwana mu bakiri wakuriye mu ngagara ibyo ntabwo wabimenya. Nyine Ange igiporoporo ni kiriya bashira ku ikaramu bayipfundikiza. Okay of course nyine nta nubwo narinzi ko bakita igiporoporo tu warozi ko se bakita gute ibyo tubereke mani reka mani yabaye mani nyine ibyo reka tubereke reka ngende ngiye mu kazi tu sa courage gusa nyine ndaje ngusangeyo. Okay Chris akazi keza nawe niba uri buze kuwansanga turahurizayo nyine tu ntari rwose Ange you know I love you more. Me too I love you man gusa tubigire birebire tu. Okay nose ko ngiye Godanse mutambwiye ngo I love you. Goda nawe I love you kandi ntugire ikibazo nyine ni ku mutima. Okay sa ntari ugenda turi buze guhuza ugarutse. Chris rero noneho mbwira zindapire neza kuntu uriya mukobwa asigaye yifata akakubwira ati Chris I love you not I love you more. Bya bintu byaciyemo mani none nizere ko ugiye ko wangurira tu bya bintu nagusabye rero ugiye ko wabingurira nta n'ikindi uri bumbwire kuko utabinguriye twabipfa ndetse twarwana. Twabipfa ndetse twarwana ubwo se ushatse kuvuga iki nyine twabipfa tu. Okay ntari binoneho gusa nyine ntabwo byanakunze mani. Ntabwo byakunze nyine ibaze ko nabimubwiye gusa nabimubwiye ndi kwitangishwa urugero ngibaze nk'urugero tu urugero se kandi mani kandi uruwa fake bro. Ibintu by'ingero iyo bijemo byose birapfa be serious man ubwira umwana ko umukunda. Ibintu by'ingero uri kwitangishwa ingero se ni ibiki kandi nyine Ange umva kandi utangiye no kunyita Ange se nuko uri kwigira romantique kuri we. Sorry nyine nuko twavuganye Goda igihe kirekire gusa Goda I mean iki se kandi umva nyine we nyine namwitangishwaga urugero mubwira ati si udukundanye gusa nyine yambwiye ngo tubihigiye ntabwo ashaka guhita akakundana nonaha. Nyine we kubita vuba vuba we ntuyiri unatinda kubita ibikise kandi ese we n'imvugo z'iyi mihanda ntazuzi nyine I mean we bikore vuba vuba we nukomeza gutinda bizapfa. Okay sawa ntari bigusa niduva ku kazi ndahita komera nabimubwira ibyo gutegereza ntabwo mbyitayeho. We bimubwiye ndetse umuhatirize ndabiza ari bubyemere nagukatira ubimenye ko yagukatiye gusa nyine ibintu byo kugukatira by'amahirwe ndi kuyaha ni zero tu ntabwo yagukatira kuko mamona nako karatangiye kugwamo mani katangiye kugwamo. Nyine gusa bisa nkaho nawe yatangiye kunkunda gusa kuri inshuro pe ngomba kubigerageza kandi nkabikora neza. Of course ugomba kubikora neza kandi nyine no mistake bro tuzakore mistake nyine ugomba gukora uko ushoboye. Uramwana mugakundana n'ikintu gikazana kimeze kuri ya waruntu
ase goda ibintu by'imvugo zimeze gutyo watangiye kubikora uzibyo bintu n'iby'ibirara n'iby'ibirara uri kubona se binyanditse mu gahanga cyangwa izo mvugo ndi kuvuga hari ijambo uri kumva risokamo ryitwa ibirara ariko imyumvire yanyu rwose intangaza aha imyumvire yacu sawa ntari bireka ibyo tubikwame wako tukite gute se kandi Chris ako nakantu gasanzwe man nanjye rero turatuvuga kwa nyuma mbona ari utuntu dusanzwe nta birenze okay nyine goda usigara wita ku bintu byo mu rugo ndetse ukora amasuku uri mwana ugomba kumenya ko tunagira isuku nta bintu by'akajagari muri iyi nzu of course man ngomba kukuvangira ndetse akabona kuri umuntu uri smart kuvangira se kandi ni ibiki nyine man ngomba kugukorera utuntu fresh nyine akabona kuri smart kutajagaraye mu mutwe ya okay man gusa ndakwemera tu ya nanjye of course ndakwemera okay reka musange ku kazi ninza byo ndahita ko ndikocora sibyo ya okay wite kuri kocora bimubwire kandi nta byo gutinzamo okay nta byo gutinzamo tu nuko Chris nawe yahise kajya ku kazi basiga go dance aho ngaho gusa Patrik we yari ari kwitegura kugira ngo abashe kuba yajya mu cyaro gusa yahise kabaza Manzi none se Manzi nyamaraga nubwo nakubwiye ngo ndangire hari ahantu arukanga kubyumva sinzi ko ndibuze kuba nabishobora ariko bro wajya ugabanya ubudebe man icyo bita Google Map bishatse kuvuga iki we genda urabona ziriya quartier man sinazikurangiye se ya warazindagiye nabonye nyine hari n'ikirombe man inzi yo kiba mama we y'agaciro menshi ya hatari nziko nyine hari umugabo waho tugeze guciringa nigeze kujya kumurebayo ti okay nimba uhaze simbizi neza gusa naho ngaho wogiye kujyayo ndetse nushikayo bro nta birenze man you need nyine ukeneye kuba wamutungura tu ibintu byo kugenda abwiye umuntu ntago ari fresh okay sawa ntari binoneho njye ndibuze kuguhamagara menye ibyari byo kandi nyine wite kuri company kandi ntwite kusahura tu ya of course nta bintu byo gusahura nyine keneye kubikora neza ibintu bikagenda neza okay ubikore neza ntabwo ukeneye kuba wasahura tu okay ndakwizeye bro kandi nyine genda man umubwira amagambo meza uramwana urabiza akeneye time ndetse akeneye n'utuntu twa gift twatu na hato uriya se kari umukire man kaba akeneye ibintu bihenze ti no urukundo nawe urabizi nyine ntago ntabiya birenze we bisaba gake biba bisaba ngo utware ibintu gake nta mpamvu yo kwirukansa ibintu wowe genda umuguri utuntu tutanarenze usya akeneye nyine tuntu kumutungura ndetse ukahashika atabizi neza ko mani washitse powa turi busubire bro sawa nyine urugendo rwiza okay sawa genda nanjye reka nsigare nita kuri company nuko Patrik yahise kagenda ndetse na Manzi asigara aho ngaho muri company gusa Manzi yahise kamagara boss we ndetse amumenyesha ko gahunda agiye kuba yayitangira okay Manzi nimba ugiye kuba watangira iyo gahunda ubikore neza kandi ntabwo dukeneye gutinzamo tu okay ntabwo dukeneye gutinzamo rwose boss ndabikora kandi nyine nyizera ntubizi se ko ndi umuntu ndabizi nyine gusa nyine ibyo bintu byo kuba nkuzi ndabibona nyine ndabibonera mu bikorwa tu yego boss nta kibazo rwose nuko Manzi yahise kabisigaramo ndetse Patrik aragenda gusa Patrik yaragiye ndetse ashika muri cya cyaro ati Manzi ndi kubona nahashitse rwose okay ubwo washitse rero ukeneye kurangisha ndetse ndarangisha se vuga gute wowe nimba washitse neza se ya of course nahashitse urarangisha uvuga Chris maze iminsi ukoze impanuka ndetse ukora mu bintu by'ibirombe tu barabibuze gute ko bamumenya ndi kuko n'umusekirite baribuze ko bakurangira iwabo ati okay sandi buze kuba naguhamagara ndetse nkumenyesha ko nyine nahageze sawa nta kibazo rwose umpamagare sawa kandi ubyiteho neza ya ntari bro ndabyitaho kandi ndabizi buri bukundi sawa kandi nakazi ugakore neza thank you Patrik sawa narebe tu dusubire poa nuko Patrik yese kagenda gusa Chris ndetse na Ange bo hakazi bari bakamereye nabi ndetse bari bakarangije ese Chris kunsanze hano muri biro bimeze biti n'amahoro ati n'amahoro ntari rwose Ange ati se n'amahoro gute kandi usanze hano utarusanzwe usanga hano muri aka kazi zino saha nyine Ange hari ibintu byananiye kubyihanganira tu nakomeje kubipoa kugira ngo ndebe ko byatuza gusa byananiye ese nawe mpano usigaye uzi ibintu by'amasilenge kago dance byarangiye kanyanduje nanjye sigaye nivugira nkako tu gusa mani mushiki wawe n'umuntu mwiza nta niribirye tu nawe ariko ndumva waranduye ndumva uburozi nawe bwaragufasha so wabinyanduje gusa nyine nyine go dance n'umwana mwiza nta niribirye tu yana umwana mwiza buri muntu wese yakishimira kuba bagumana none se Chris nibiki biri gutuma ubura amahoro nyine Ange ndagukunda pe urankunda nyine urubimbwira ndabizi kandi nanjye ndagukunda of course no nyine si kuri inshuro nyine nkeneye kubikubwira kandi ubisobanukirwe pe sinkeneye kugira ngo wumvirane ndetse ubyumve uko bitari tega amatwi unyumve wano ziko noneho Chris abaye serious yakuri inshuro ndisereye kurusha uko bitekereza nyine Ange ndagukunda nshaka ko wazambera umugore tu
what? I love you kandi bikuye ku mutima kandi ubyumve pe, kuko maze iminsi bindwaniramo uburyo unyitaho, uburyo wowe nyine ukomeza ukamvugisha, uburyo umpakeya nyine nta wundi mukobwa nigeze mbona ubinkorera tu. That's why nyine Ange I love you. Utangiye kuntera emotion rwose Chris, you love me? Of course I love you kandi nyine shaka ko nyine tuzamarana igihe kirekire tu, shaka kubona ubuzima bwo mu isi twazawo nyine, shaka ko twazasazana. Sinzi uburyo nabisobanuramo kugira ngo ubyumve, gusa nyine Ange nta nubwo mfite ipfunwe ryo kuba nabisubiramo nyine. Ange I love you kandi for sure I'm serious kandi nyine ndagukeneye mu buzima bwanjye tu. Sinzi ukuntu nabaho, sinavuga ko nabaho ntagufite, gusa nkeneye nyine umuntu umeze nkawe, nkeneye umuntu unyitaho, nkeneye umuntu twakubakana nyine tukagira hazaza tukabyarana, nkajya ntaha abana banyita papa ndetse nawe nyine yataha abana bakamwita mama. Nkeneye umuntu dufatikanya muri iyi mishinga nyine, nkeneye umuntu twabana ndetse tukabana ubuziraherezo, kandi uwo muntu nasanze ari we rwose Ange. Nyine Ange please be my girlfriend. Sinakeneye kuba girlfriend wanjye gusa, ahubwo be my future wife. Nyine ndagukeneye tu. What nyine noneho Chris, ibaze ko mbuze n'icyo mvuga we. Uzi ko noneho mbuze icyo mvuga. No, nta mpamvu yo kubura icyo uvuga. Nyine najyaga ngira ngo ni joke, ntabwo uri serious, gusa kuri inshuro ndabona uri serious cyane. Of course I'm serious. None se Chris, ushaka ko nkubwira iki kandi? Nyine please, sinkeneye ngubwire nonaha, gusa unambwiye nonaha nyine byamfasha pe, byamfasha gusa. I love you. Chris, reka dutahe pe. Uzi ko njagaraje mu bwonko? No, ntabwo nkujagaraje, gusa please bino bintu bitekerezeho kandi umbwire. No, reka tugende, reka dutahe tujye mu modoka dutahe. Nuko Chris ndetse na Ange bahise ko bajya mu modoka, gusa bagiye nta n'umwe uri kuvugisha undi. Naho Patrik we yashitse kwa Chris ndetse ahamagara Manzi. Ati Manzi, ndabona urugo ndushitseho mani. Wahashitse sinizere ko ugiye gutungura umukobwa kandi ugiye kuba wamwitaho. Yangiye kuba namwitaho tu. Gusa nyine Manzi, iyo company ugomba gukora ibishoboka byose. Ati ngomba gukora ibishoboka byose ndetse igahomba tu. Gusa reka maze nkumange, nuko yese kakomanga, gusa mu gukomanga Godansi yaramufunguriye. Gusa kimara kumufungura bitewe nuko Patrik ari kuvugana na Manzi ntiyigeze amenya ko ari umuntu bamufunguriye, yakomeje avugira kuri telefone. None se Manzi, ubwo ngubwo nyine ukeneye kwita kuri iyo company, gusa nubwo ufite imishinga yo kuba wayihombya kugira ngo Ange asubire inyuma. Nyine bro, ubikore gake man. Kandi nyine man, gusa ibi bintu twapanze n'ibingaruka nzakuvuna. No Patrik, ntugire ikibazo rwose, ntabwo bizakugaruka man, ndabizi bizacamo kandi bizagenda neza tu. Bizagenda neza, gusa ibaze Ange amvumbuye ko namugambaniye company nkaba nshaka gutuma isubira inyuma, ntanankunde man, byandaburiza. Atari ko reka nkureke man, reka nkureke ninjire, ndi kubona nakomanze. Tisa ntari biturasubira. What? Patrik, ko bikanze bigenze bite se kandi? Manzi, sorry gato turi buze kuba twasubira. Ati bimeze bite se sister? Ati bimeze bite, ni sawa tu. Ese ko tutakumenya hano niho Ange abase? Ange se muziranye gute? Ati Ange nge banyita Patrik. Ati wow, ati niwe bita Patrik. Ati njya nkumva kuvuga ati murakorana mu kazi rwose. Turakorana. Ese ibintu navugaga kuri telefone wabyumvishije? Ati of course nabyumvishije, gusa donc ati sure wabyumvishije? Ati of course nabyumvishije. Ese wampa karibu kinjira? Why notice? Ntari binjira rwose Patrik. Niko Patrik yahise ko yinjira ndetse atangira kuganira na Godansi. Gusa yari afite ubwoba bitewe nuko yaramaze kumenya neza ko Godansi yamwumvishije. Bakira aho bagiye kubona babona imodoka iraparitse ndetse Chris na Ange basohotse mu modokari. Ese Ange, ibi bintu biri buze kuba byagarukira he? Kuba nakubwiye ko ngukunda niyo mpamvu utari kunsubiza. Ange please vuga rwose, nyine ndikumva ntazi byari byo, gerageza uvuge. Ati tugende rwose Chris, tugende, nabuze n'icyo mvuga pe, byancanze. Ese byagucanze gute? No, nyine byancanze tu. Gusa mbere yuko binjira mu nzu bageze ku muryango, ati gusa Chris, nyine nta n'impamvu yo gutinda yo kuba nagusubiza rwose. Nyine Chris, nanjye ndagukunda, gusa nyine dukeneye kubiha igihe tu. Of course nyine dukeneye kubiha igihe.
ntabwo nsobanukiye neza. You love me? Yeah, of course nanjye ndagukunda pe, natangiye kugukunda, gusa nyine kuba twatangira gukunda nabyo sinzi pe. Nyine nanjye ntabwo namaze iki namutekereza pe, gusa naragukunze nanjye pe, gusa mfite ubwoba bwo kuba natangira kwinjira mu bintu byo gukundana. No, ntugire ikibazo rwose, ahubwo can I hug you? Okay, sa nta kibazo rwose. Ese basi nakwita boyfriend wanjye hera? Yeah, of course wabinyita ntacyo bitwaye, gusa nyine ibintu byo gukundana mfite ubwoba rwose Chris. No, nyine I'm perfect, nzagerageza, ndabizi sindi mwiza cyane, gusa nzagerageza. Gusa bagihobera na Patrik ese kabona ndetse agira umujinya n'uburakari ati Ange, what Patrik wageze hano gute? Igice cyacu cya munani nahanga kirangiriye. Ese ko Patrik yamenye ko Godansi yamenye ibyabo bombi n'amanzi ko bari kugambanira company ya Ange, bazabigenza gute? Naho se urukundo rwa Ange ndetse na Chris rutangiye rwo ruzagenda gute? Ndabakunda cyane, kora subscribe kuri David Rwanda kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana uko bwije ndetse n'uko bukeye.